Yes, mwaramutse bakunzi ba John Lee Crypto Update. Uyu munsi nzinduwe no kubagezaho update nziza kandi update ifitiye akamaro buri wese wiyandikishije muri Justid. Kubera ko ndi kubona abantu benshi ntabwo bazi ibijyanye n'amakuru cyangwa se ntabwo bafite amakuru ku bijyanye na Justid. Iyi Justid ni mining nziza cyane turi gukora tukabikuza bitewe n'uko iroroshye kandi nta gishoro isaba, nta gaze fi ntaki, kandi tuyimayininga tuzamura level tukanashora, ariko amafaranga atavuye mu ikofi yacu cyangwa se ngo tuyakure mu mufuka wacu tuyashyiremo, ahubwo bo baduha ayo dushora bakaduha n'inyungu yayo twabonye. Iyi Justid rero ni mining nziza kandi ishobora kuzamura buri wese uri gukora amafaranga online. Hari ibintu rero wowe utazabona nudakora iyi Justid, hari n'ibintu utazabona nudakora ibintu ngiye kukubwira. Mbere na mbere, wowe niba wariyandikishije ukiyandikisha muri iyi mining ariko ukaba utarakora bind address, nta kintu uzabona rwose. Ko icyo mvuze ngo nta kintu uzabona, reka nze nkwereke urugero. Wenda ngiye kubaha ni urugero rw'abantu biyandikishije mu gihe kimwe ariko umwe ntacyo yitayeho. Yes, umwe ntacyo yitayeho bitewe n'uko nta kintu yakoze, yafunguye account gusa ariko nta kintu yakoze. Urugero, wenda urabona uyu nguyu bamwita Fabrice urabona yandikishije igihe kimwe n'uyu bita Gakumba Steven. Yes, ariko urabona ko hano Fabrice aracyari kuri level ya mbere, kandi wibuke ko biyandikishije igihe kimwe n'uyu Gakumba Steven. Uri kubibona neza? Reka wenda mbikwereke mu buryo bugaragara. Urabona ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9 nibwo abantu biyandikishije. Ariko nubwo bose biyandikishije igihe kimwe, umwe nta kintu yitayeho, sibyo? Urabona umwe yandikisha saa 6 z'amanywa, undi yandikisha saa 2 z'ijoro. Umva ahantu abantu batandukaniye. Ariko muri aba bose Fabrice niwe ndi bugaruke kubera ko niwe muntu udafite ikintu ari kwita. Urabona ko Fabrice waracyari kuri level ya mbere kandi niwe yandikishije imbere y'abandi bose. Naho Steven we ari kuri level ya kangahe? Ya 7. Bivuze iki rero? Bivuze ko uyu Fabrice nta kintu na kimwe azabona kuri mining. Bitewe n'iki? Nubwo yaba ari ku mininga, iza mining zishobora kutagwira kubera ko ntago azamura kategori ariho, ntago garade yizamuka cyangwa se ntago nukuvuga ngo ahera kuri rimwe. Niba twaratangiye mining iri ku mining 0.001 mu isaha, nibyo akiriho, sibyo? Nibyo akiriho. Ariko Steven we ageze kure. Reka wenda ngo urugero rwa level ngezeho jewe, ntago natanga urugero ntari kubereka. Reka nze mbereke igihe level ngezeho. Urabona ko igihe level ngezeho irashimishije rwose. Urabona ko ngeze kuri level ya 24. Uri kubibona hano hejuru, ngeze kuri level ya 24, kandi iyi level rwose itombasha kubona coin mu gihe gito, bitewe n'uko hano bari kugaragaza ko buri saha mininga 0.1 just. Yes, 0.1 just niyo mining. Bivuze iki rero? Bivuze ko wa wundi utarazamuka kuri level aracyari hasi cyane. Ni ukuvuga ngo ku munsi ntashobora kumayininga Justid imwe. Muri kubyumva neza? Kugira ngo azagwize Justid imwe biramusaba gukora ibyumweru kugira ngo ayigwize. Ariko wowe wazamuye level, aho ugeze hose urashimirwa.
urashimirwa cyane bitewe n'uko aho ugeze hose urakora, kandi uko ugenda uzamura level niko ugenda wongera inyungu yawe ndetse nayo uzabikuza akagenda yongera. Nutazamura level rero ntabwo uzigera ubikuza. Icyo ni kimwe mpereyeho kubera ko ari nacyo kintu cy'ingenzi kigize iyi mining, ariko reka tujye ku cya kabiri. Ndasubira hahandi nahereye, mwihangana iyi video iraba ndende, ariko nubwo iba ndende rwose irimo ibintu by'ingenzi buri wese akeneye niba mininga Justd. Ndasubira hano kuri ya timu yanjye, ababona bavuye urabona ko congratulation kuri Gakuba Steven. Yes, Gakuba Steven, congratulation. Naho uyu nguyu we kubikuza biragoye. Gusa icyo namushimira Fabrice nuko yafunguye account, ariko icyo namugayira nuko atazamura level. Birashoboka ko kuba atanamininga, kandi urabona ko yabaye verified. Kandi hari abantu benshi bamininga ariko kubera ko batari verified bo ntago bazabikuza. Ari nacyo kintu ngiye gukurikizaho. Yes, nicyo kintu ngiye gukurikizaho. Urabona ko Eric Ngirinshuti we ndamugarukaho cyane, ndetse n'abandi bagenzi be nk'uyu Umweru cyangwa Elivin na Ntegereje Imana. Aba bantu ndabitaho cyane. Eric Steven we urabona ko uko byagenda kose ageze kuri level ya 3, ako nawe ndamugaya cyane. Steven Gakuba, umva uri umuntu w'umugabo rwose. Nawe ndibugaruke ko ari wowe kuri namba ya mbere mu bantu binjire kuri link yanjye, ariko wowe uri umuntu w'umugabo. Ikindi reka mbibutse ikintu, uriya kuba unyinjiriyeho, navuga ko kuba unyinjiriyeho nta nyungu mbifitemo pe, kuko umuntu wa mbere ni watumye mbasha wenda kubona Justd imwe, Justd 600 na Justd imwe. Izo nizo nyungu zonyine nabonye. Abandi kuba baranyinjiriyeho nta nyungu mbifitemo, kuko bo ntago batanga reward, ahubwo batanga reward mu gihe kiri imbere. Nawe nutumira umuntu uzamubwire ajya akomeza azamure level, kuko ushobora kubona inyungu zo kuba mwaranyinjiriyeho mugeze kuri level ya 30. Murumva ko ni kera, ariko ntimukora. Si inyungu zanjye ni n'inyungu zanyu, nudakora ntuzabikuza. Reka ngaruke kuri uyu nguyu Eric Ngirinshuti. Urabona ko Eric Ngirinshuti we ari mu mutuku. Navuga ko ari mu mutuku nk'ababana bajya bahatiraga kurya indyo yuzuye, ariko akore, sibyo? Urabona ko ari mu mutuku. Bivuze iki rero? Ntago yigeze aba verified. Nubwo amayininga akazamura na level, ariko urabona ko n'ubundi level agezeho itandukanye na yawa wundi twaheruka kuba Steven. Yatangiye amayininga inyuma ye. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu we yagombye kuba ageze nko kuri level ya 10, ariko urabona acyari ku ya 3. Bivuze iki? Yari yandikishije araceceka, sibyo? Mwitondere iyi video kuko nayikoze ngira ngo mbafashe. Niba ukorera amafaranga online ariko ukaba nta kintu ubona, biterwa nawe. Ukorera amafaranga online wirirwa upfusha ubusa megabyte zawe na telefone yawe, ariko nta kintu ubona. Rero ugomba kwitondera iyi video ukareba buri kantu kose kugira ngo ubashe gukora amafaranga online. Urabona rero Eric Ngirinshuti ndetse n'abandi bari no verified, uri kwibona neza hano hejuru. Ahangaha hari umutuku, bose bari no verified. Harimo n'uyu Elivin nawe ageze kuri level ya 3 kandi yandikishije mbere y'abandi bose. Ukuboko 13 z'ukwa 9. Ako mwamuzi igihe yandikishirije, mwamuzi igihe yandikishirije, ariko ngeze kuri level ya 24, kandi wasanga harimo bankurikiye mu kwiyandikisha 12 z'ukwa 9. Yego 12 z'ukwa 9, sibyo? Reba nk'uyu yarakoze kuba yarabaye verified, uyu nguyu
kuba verified nta nyungu mbifitemo, ahubwo kuba verified ni uburyo bwo kugira ngo nawe uzabikuze. Reba nk'uyu noneho niba yariyandikishije kuri 12 z'ukwa cyenda nimugoroba, akaba ageze kuri level ya 7. Wa wundi wiyandikishije kuri 28 z'ukwa cyenda akaba ageze kuri level ya 7. Ubuse wavuga ko uyu muntu akora? Nubwo abaye verified ntabwo uzabikuza nyinshi, uzabikuza ariko uzahera ubikuza nyuma y'amezi 2, nyuma y'ukwezi, cyangwa se nyuma reka ndeke kugira icyo nkuvuga. Gusa nawe icyo ukora, zamura level kuko wabaye verified. Niba utagikoresha mining yikore, kuko wagombye kuba uri kure. Kuko nk'uyu witwa Omulivin, ntabwo nzi kubisoma, sinzi impamvu wanditse gutya, ni Omulivin. Wabonye ko yabaye verified kandi mwandikishije igihe kimwe. Ndavuga kuri Tuyishime nyine, ugeze kuri level ya 7 yandikishije kuri 12, kandi uyu ageze kuri level ya 15 yandikishije kuri 12. Ubwo se urumva utari guhomba? Mukomeze muzamure level, noye ntaheruka kuzamura level. Yes, noye ntaheruka kuzamura level, bitewe nuko sinzi niba ari gukerensa ibintu cyangwa se muba mutazi ibyo mukora, ariko muzamure level. Ndagaruka kuri level cyane kuko niyo izatuma ubikuza coin nyinshi kandi ukabona inyungu mu gihe gito. Tuvuge ko ugeze kuri level yo kuba umayininga just imwe mu isaha, no kuvuga ngo mu masaha 28 wamayininga just 24. Uri kubyumva neza? Just 24 mu gihe kingana n'icyumweru, wenda reka mvuge iminsi 5, mu gihe kingana n'iminsi 5 wagombye kuba ufite amadolari 3. Sibyo? Wagombye kuba ufite amadolari 3 mu cyumweru. Amadolari 3 mu cyumweru nangahe? Ariko wahamyaho ntuzamura level, kandi level niyo ituma mayininga coin nyinshi. Urumva ko ufite ikibazo. Reka nigarukira kuri abo hejuru, ariwe bita Ntegereje Imana Moise ukiri mu mutuku, ari kuri level ya 3 kandi yiyandikishije kuri 15. Uyu Elivin yandikishije kuri 16 ari kuri level ya 3. Mwese ntimuri gukora. N'uyu witwa ni Umweru, Umweru yandikishije kuri 20 ntari gukora, ari kuri level ya 3. Muri kubyumva? Ariko ndagaya uyu Fabrice, ndacyamugaya kuko ari kuri level ya mbere, kandi no kuvuga ngo iyo kimara kwiyandikisha ushobora kuzamura level ukagera kuri level ya 3. Abo mwese ndabagaya, ariko ndashimira uyu mbaze kujya kuri level ya 15, ariko nawe nashyiremo imbaraga kuko nta kimayininga. Yes, nta kizamura level nubwo azabikuza kandebe. Yes, yaranabikuje ahubwo. Urabona ko yabikuje just 16. Congratulations kuba warabikuje just 16. Ariko nubwo wabikuje ushobora kuzongera kubikuza hashize igihe. We zamura level. Niba warabikuje zamura level. Wowe icyo ugiye gukora, ugiye kureba video nashyizemo muri YouTube channel yanditseho ngo KYC verification. Yes, uko wabikora. Iyo thumbnail uze kuyireba urahita uyibona. Abo bantu batabaye verified mujye kureba nyine iyo video, irabafasha. Ndumva naravuze n'ibyo kuzamura level, ariko kujyanye no kuzamura level reka mbigarukeho. Kuzamura level ni nacyo cyanzanye. Kuzamura level nibyo byatumye nkora n'iyi video. Wowe rero uramayininga, sibyo? Uramayininga, ariko ibizo mayininga ziracyari hasi. Nk'ubu ngeze kuri level ya 20, kandi mayininga 0 n'igice kimwe just kuri found details. Yes, reka nze mbereke igihe niyandikishirije kugira ngo umenye ko kuzamura level nabyo ntibigoye. Nanjye nabanje kujijwa, muraje muratangara, nagombye kuba ngeze kuri level nini cyane, ariko bitewe nuko ntigeze mbyitaho, ntago nigeze mbyitaho, ahubwo namayininze ndengejeho nk'iminsi nk'itanu. Mining narayitaye. Yes, hano urabona ko ngewe niyandikishije ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8.
nkiyandikisha bahita bampa nyine eshanu zo kuba narakoze registration, uri kubibona hano, narakoze sign in. Noneho murabona ko bahise bampa reward justed ibihumbi 3 izi ngizi. None ibihumbi 3 nazikoresha nyine nzamura level, kandi kuzamura level bisaba kuba ufite justed 600, ari ibyo uri kubona nyine hano hari umutuku. Ni ukuvuga ngo hano hari umutuku, ni ukuvuga ngo hano nazamuye level rimwe, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane. Sibyo nakoze upgrade kandi ko harimo n'indi nshuro. Yes, n'ubwa gatanu. Noneho maze kuzamura level bwa gatanu nibwo natangiye mining. Muri kumva ukuntu nihombeje? Nibwo natangiye mining mpera ku masaha 28, ni ukuvuga umunsi wose nkajya mbikuza 0.5. Uri kubyumva ukuntu natangiye kwihombya. Ubu nawe uracyari kuri 0.5 kandi wagombye kuzamura level. Urabona ko uko nagenda nzamura level niko nagendaga. Urabona bwa mbere, kansubira inyuma ho gato, urabona bwa mbere ngewe ntangira mining ku itariki 2 z'ukwa 9, ari nabwo natangiye kubona justed yo kuzamura level. Urabona ni 0.5, 0.5 nako nibyo ninjizaga. Ariko kubera kuzamura level nahise nkora iki, nagiye gukora daily sign in bampa just imwe. Ubwo ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu bituma uzamura level ni ugukora daily check in. Noneho bampaye imwe, bahita bampa n'iyi justed yo gukora upgrade. Ni ukuvuga ngo muri iyi mining iyo umaze gukora sign in baguha justed, wakora sign in bakaguha justed. Noneho income yawe cyangwa se inyungu yawe ikagenda yiyongera. Iyi justed baguha niyo ituma uzamura upgrade, nayo iyi just baguha niyo ubikuza. Mubyumve neza. Ni ukuvuga ngo rero niba udakora sign in kugira ngo baguhe justed, ntabwo uzigera uzamura level. Urabona ko nubwo natangiye ku itariki ya 2 z'ukwa 9, yes, urabona ko byakomeje kuzamuka. None ubu aho ngeze jyewe ubu, noneho urabona ko ku munsi w'ejo urabona ko na claiminze izi just 2.30. Uri kubibona neza. Ariko nakoze icyo bita daily sign in. Uri kubibona hano bampa 0.005. Uri kubibona ajya kuri balance yanjye. Noneho urabona ko hano hejuru nahise nkora, bahise bampa justed 300. Uri kubibona neza, bampaye justed 300. Izo justed 300 inzitiranyije na justed nari mfite, nasanzwe mfite zasize 600 kugira ngo nkore upgrade. Nari ndi kuri level ya 23, ubu ndi kuri level ya 24. Level ya 24 niyo izajya impa kumayininga 0.1 buri saha. Ni ukuvuga ngo mu masaha 28 nzaba mfite coin nyinshi, sibyo? Nzaba mfite coin nyinshi. Nzajya mayininga just 2.4. Okay, reka noneho mbere ku buryo mugiye kuzamura level. Wowe kuzamura level mbere na mbere ugiye kujya ukanda hano kuri news. Kuri news nuhakanda, kuri sign in urahakanda kugira ngo ukore sign in. Nuhakanda urabona ko jye nayikoze yo ku itariki ya 3. Wowe uzajya usanga hari irindi jambo ritari iri nyine gusa ku mining cyangwa se gukora daily sign in. Wowe icyo uzajya ukora, uzajya urikoraho, rizajya riba riri hano hasi, urikoreho ku buryo uri bubone muri account ya hari signed in. Yes. None numara gukora daily sign in, wowe uzaza hano kuri grand pool. Hano kuri grand pool, nukanda kuri grand pool uzasanga hano wenda watangiye no kumayininga, ariko
ubikore. Yes, urasanga hano hari star, uyikoreho, ariko kugira ngo uzamuke kuri level bizagusaba gukanda kano kuri injected immediately. Uri kubyumva neza, injected immediately, kubera ko buri munsi baguha 300 just zo gukora upgrade. Izi ngizi uzajya ukora upgrade ugize just 600. Ahangaha kuri 600 nibwo uzajya uba wagwije izo guclaiminga. Mu gihe ukibona hari 300 ntuzigera uclaiminga cyangwa uzamure level bikunde. Yes, ni ukuvuga ngo njyewe nimara kuzamura level, urabona ko ninongera kuzamura level nkagera kuri level ya 25 niyo bari kugaragaza hano, ni ukuvuga ngo ningera kuri level ya 25 nzaba nemerewe kumayininga 0.1 n'igice 120 n'ibice 120. Urabona ko izaba yiyongereye. Ubwo rero iki ni kimwe ku bantu bifuza kuzamura level. Ikindi cya nyuma ngiye gusorezaho rero, wowe utaraba verified n'undi wese uri bwiyandikishe agomba kwibuka ko hano gukanda kuri iyi mine, noneho akaza hano handitse ngo bind. Mwihangane video yanjye baye ndende, ariko ibi byari ngombwa. Ugakanda hano kuri bind address, wowe utaraba verified, nuhakanda barahita bakwereka ko ugomba gushyiramo address. Yes, wa address kugira ngo ushyiremo, uze kuri video ivuga nyine ngo KYC just ayo KYC verification ifite thumbnail ivuga gutyo, wowe uyikande urebe uko wakora KYC. Ikindi nkwibutsa ko iyo umaze gukora KYC uhita usanga hano handitse ngo certificate. Yes, ubu uba wakoze KYC kandi uba wabaye verified, aho ushobora kubikuza izo umaze kugwizamo uhereye kuri minimum ya 15 minimum nizo ushobora kubikuza. Wowe utarazamura level cyangwa se utarakora verification yawe ngo ube verified, ubikore kugira ngo uzabikuze. Nutabikora ntuzabikuza. Nawe wabaye verified ariko ukaba utazamura level, uzajya ubikuza bitinze. Muri kubyumva neza. Ikindi nkwibutsa ko nawe ugomba gutumira, kuko nyuma y'uko umuntu watumiye ageze kuri level 30 ubona reward. Yes, murumva ko rero muba mugomba gukora, ariko mugakora ibintu mufitiye amakuru. Ejo nabonye hari abantu bavuga ngo nta makuru baba bafite, ariko nizere ko amakuru yose nyarambuye uyu munsi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video zitanga ibisobanuro birambuye ku bijyanye na mining zitandukanye tuba dukora. Nukora subscribe ukande kukazogera, ubundi wemeze all notification kugira ngo ujye ubasha kubona video yose nshyize kuri YouTube channel John Lee Crypto Update, ujye ubasha kubona amakuru ku gihe. Ikindi ushobora gusangiza iyi video abandi bantu batigeze baba verified cyangwa se batigeze bazamura level kugira ngo nabo ibashe kubafasha. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza kandi ndabakunda cyane.